benshi bagiye babinganiriza hari n'abamama bambwiraga ati ubundi yazagiye iwabo ati wowe ukishakira ubundi buzima ariko kuri njye sinabishobora. Niki cyaguteraga imbaraga zo kumva utamusiga? Ko icyaniraga imbaraga nanjye sinamenya n'Imana kubera ko nanjye sinabyishoboza kuko muri njye nuba byarabaye nko byanabaye ikinya muri njye. Nk'iyo ndi ku kazi urabyumva nko ku manywa ntibajya barya, ku manywa barabwirira bajya nijoro gusa nje. Ni ukuvuga ngo we n'umwana birirwa gutyo. Nk'ubwo wenda nagize umwana nkateka wenda bigasigara n'iby'umwana asigara ahugiyeho papa we akabwirirwa. Kuko najyaga mpora n'abagabo benshi babacanye intege bakanca imbaraga bashaka kunshukisha nk'amafaranga ariko ku bwanjye sinyafate kandi ariko ntayafite. Umugabo atagishoboye bakamya ngo ntagishoboye, ese ubu ngubu uzatahira abana banaba uracyari mutonya, ariko narabishoboye kubera Imana ntibana nawe imyaka 4 ni myinshi. Nkuko nakavuze ati ndanagiye nkuko nkakora n'akazi gatandukanye nkanaba no muri ghetto ariko mbasha kwihanganira ubuzima ndimo. Komeza wihangane. Amufashe neza ajya rimwe na rimwe amwohereza akaza akamuzara akadusura nta kibazo. Yabaye agiye mu ntara wenda n'uyu dusigaranye wenda Imana hari ikizakora wenda nuriya ntitwe tuzi ko bizagenda kuriya. No kwikuraho umwana ntago ari ikintu cyoroshye, ukamuhara ukamuha abandi baramubyaye yakuvunye ariko twabaye nyari byo nyine byadufashije. Yego utubona kumuheza kubona umwana yicaye atiga ni ikintu gikomeye cyane. Ni intwari cyane kandi ndamukunda cyane. Ni intwari kuko yaciwe intege. Bimubwira wa mubyeyi we umudamu yaciwe intege n'abantu benshi. Naho nari ndi kwa muganga hari igihe yampamagara agati runaka gutya kandi noneho za nshuti zanjye twabonaga ntarakora impanuka nizo zamugezeho mbere zimuca intege ibi n'ibi ariko yabaye intwari. Yabaye intwari pe ndamushimira. Imana ijye imuha umugisha kuko ubu ni we byose kuri njye. Akagari kuko ubu umbona hano ukagusohoka muri guma mu rugo nibwo heruka gusohoka hanze. Yesu nibwo heruka kubona kujya hanze kuzuba nibwo heruka hanze. Ihangane duwa ihangane haracyari ibyiringiro. Hari abandi benshi bazakurikira iki kiganiro cyacu kandi bafite impuhwe. Ndabizi yuko uzongera ugasohoka hanze ukajya kuzuba. Ihangane ikimibereho cyo n'urundi rwego nawe urabibona. Byane ibibazo ariko twarabimenyereye. Suhuje mwese aho muri mu mpande zitandukanye, turabizi neza mudukurikirana muri benshi. Uyu munsi nanone twongeye gufata urugendo twerekeje ku bavandimwe bacu. Ntabwo rwari rworoshye ariko twabagezeho kuko nabo twari tubakeneye kugira ngo tubabone. Rero uyu munsi twasuye umuryango cyangwa umupapa ngira n'umumama n'umwana ndetse bose murimo kubabona. Reka rero nabo dutangirane nabo babibwira kugira ngo mumenye abantu twasuye abaribo. Papa muraho neza. Amakuru yanyu meza. Mwakibwira abakurikira Hirwa TV kugira ngo bamenye amazina yanyu se ni bantu ki twasuye? Nitwa Nsabahimana Edouard nkaba bana n'ubumuga. Yego Edouard mutuye hehe? Aha ni mu kahe gace kugira ngo abakurikirana Hirwa TV bazamenye ngo Edouard ni muntu ki se Edouard atuye hehe? Aha ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gatsata mu kagari ka Karuruma mu mudugudu wa Tetero. Yego murakoze cyane. Reka twumve na madamu nawe yibwira abakurikira Hirwa. Muraho neza. Yeba nitwa Nyirakamonyo Eugenie nkaba ndi umudamu wa Edouard. Yego uri umumama? Nkaba ndi umumama w'abana 2. Yego ariko ubu tukaba turi kumwe ubu ngubu n'umwana umwe undi akaba aba mu ntara. Yego murakoze cyane. Imana ibaha umugisha.
reka rero tuganire na Edouard. Wakoze cyane. Yego, namwe murakoze. Nishimiye kuza kubana namwe. Yego. Kugira ngo tuganire. Ese Edouard ninde? Edouard ni muntu ki? Kugira ngo Edouard twaje gusura uyu munsi, kugira ngo abantu bamenye Edouard ninde. Edouard ni umuntu usanzwe w'umunyarwanda. Uri umugabo wubatse. Umugabo wubatse. Yego. Umudamu n'abana babiri. Yego. Umudamu mwiza rwose. Nabibonye. Murakoze cyane. Yego. Ariko nkaba naraje kugira ikibazo cy'impanuka. Yego. Ngira impanuka ikomeye cyane, iranyangiza nsigira ubumuga. Wari mu modoka, wari kuri moto, byagenze gute? Narindi aho nakoreraga, narindi mu kazi. Yego. Yego. Ikintu cyarahubutse kinkubita umugongo. Kirabuca. Yego. Nyuma yaho, nyuma yo kungwira gutyo, nahise njyanwa kwa muganga. CHK. Yego. CHK babona batari bunshobore. Abonye batari bunshobore baravuga bati ni ukumujyana Faisal. Ariko ntago cyakunze kuko aho nakoreraga barabyanze. Bavuga ko nta bushobozi bafite bwa Faisal. Yego. Ubwo CHK narayimo rimwe. Buracya baransezera mu gitondo. Ndataha njya kuryama mu rugo. Hanyuma y'amezi 6 nibwo nabonye bikomeye bimeze nabi. Nyuma y'amezi 6 baragusezereye urataha batakuvuye? Kuko ntago bari kunshobora. Kubera iki batari bugushobore kandi uri kwa muganga? Ntago bari bunshobore kuko ntago babaga umugongo. CHK ntago babaga umugongo. Nagombaga kubaga umugongo. Yego. Ubwo urataha njya mu rugo. Njyama mu rugo. Nyuma y'amezi 6 nibwo nabonye ibintu bikomeye. Uvuga nti rero ntago twaguma muri ibi, reka reba ukuntu nashaka ubuyobozi bumfashe. Yego. Wenda ndege bari abantu nakoreraga. Iriya kampani nakoreraga imvuzi. Yego. Ubwo bo bamenye ko ngiye kubarega nibwo bavuze bati byihorere. Turaje tubikemure. Yego. Ubwo muri icyo cyumweru nibwo baje baramfata banjyana Faisal. Tugeze Faisal nabwo byabaye ibibazo. Bankorera ibizami barababwira bati kwishyura miliyoni 5 tukamubaga. Barabyanga nabyo. Yesu. Amafaranga ntayo twabona ni menshi. Ndongera ndataha. Ntavuwe. Yego. Ubwo ariko ntaha mbega mbabaye cyane kuko urumva n'imvune yari ikiri nshya ndibwa cyane. Yego. Amezi 6 kuko nari mfite urumva muri icyo gihe banze ko ndwazwa n'umuntu wo muri famille cyangwa umuntu wanje bamumurwaza wabo. Ndwajwe n'umurwaza wabo. Kwa kundi nyine niramanta n'agahinda n'umujinya n'iki. Bangejeje mu rugo ahita agenda arabibabwira ati yarakaye rwose pe. Agiye kubarega. Yego. Barongera barampamagara bati noneho wowe bubyihoreye turimo turashaka amafaranga muri iki cyumweru uzasubira Faisal. Yego. Akubage. Navuye ari kuwa 3 icyo gihe ndabyibuka. Kuwa 6 ni mu ngoroba hafi saa 1 nibwo bampamagaye bati itegure ejo uzajya Faisal. Ubwo mu gitondo bohereza umushoferi aza kumfata njyana Faisal. Ahubwo bahise bambwira bati asiranse zakwishyurira. Sinzi uko babitekinitse kugira ngo asiranse itiboneka ako kanya. Ubwo njya Faisal kuko n'ubundi bari barambonye ibizami bari barabikoze bahise banshyira kuri liste yabo baba. Yego. Gaciye mu gitondo n'inge ba mbere bahereyeho babaga. Bamaze kumbaga mbaho mu bitaro namazemo ibyumweru 2 byuzuye. Ariko umudogiteri waho wambaza arangira inama arambwira ati hano hantu harahenze cyane. Kandi ubaye ahangaha ntago nubwo ari ibitaro bikomeye ariko kene yaho nta ngufu ifite. Ati nakugira inama yo kugigatagara.
kuko igatagara nta kindi kintu bakora, nibwo buvuzi bakora bwonyine, nta zindi ndwara bavura. yego Uzagenda bakwiteho ubashe byibuze nubwo utarabasha no kwicara mu gare bazagutreninga byibuze wicare no muri iryo gare. ubwo ikibazo wari wagize cyari cy'umugongo? Cyane umugongo, ubwo kuba amaguru adakora no kubera umugongo. Amaguru yawe ntagakora? Ntagakora. Oh mana yanjye. Nuko ampamagara ni Gatagara rwose, arababaza ati mwabona umwanya, aramubwira bati nabo babanje kumugora ati nta myanya ihari, ati ariko kwa ko ari mwe mumwohereje ntacyo naze turamwera. Yego. Ubwo nagiye Gatagara ku itariki 20 ndabyibuka, ku itariki 20 z'ukwa gatatu. Yego. 2018. Kiri Gatagara nahamaze amezi 3. Yego. Urumva icyo cya silence yari kinyishyurira. Nahamaze amezi 3. Kuko buri kuntu bakora bo, uragenda ukivuza amezi 3 bakagataha bakaguha konje, ukagenda ukaruhuka andi mezi 3 ugasubirayo gutyo gutyo. Ubwo amezi 3 ashize baransezerera, bampa indi randevu igenza asubirayo. Navuyeyo ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi, nzasubira ku ya mbere z'ukwa 10. Cyangwa ndaruhuka, ya tariki igeze ndampamagara kuri kampani ati tariki yageze yo gusura kwa muganga. Kandi uko byaro kuguterura? No guterura mu maboko bakarambika mu modoka tukagenda. Ubwo baravuga bati ntago aburetse turi kubitegura. Kandi ubwo randevu yageze. Yego. Randevu igeraho igera irengaho nk'amezi 2. Kwako nenzi ko yumvuze ko ngiye kubarega ariko bagira nabwo ndavuga nti ngiye kubarega. Ayo mezi 2 arenze kuri randevu, bivuze ko ngiye kubarega bahita bavuga bati bitegura uzaje kwa muganga. Yego. Nibwo baje kumfatana none bajyana Gatagara. Ndagenda ngeze Gatagara niho byaje kumbera ibibazo bikomeye. Bamvuye iminsi 13 yonyine. Mu minsi 60 nagombaga kwivuza. Yego. Kuko amezi 3 agirwa n'iminsi 60, amawikeni ntago barimo ntago tuvura. Yego. Mu minsi 60 mvurwa iminsi 13. Kubera iki? Cyenda kugera silence mu matariki 10. Habura iminsi 3 silence yahamagaye Gatagara. Barababwira bati umurwayi dufite aho twishyurira kontara y'umukoresha wizarangira ku itariki zini. Ntimuramuka mumuvuye nyuma y'iyo tariki ntimuzatwishyuza. Timuzakurikirana kampani cyangwa mukurikirana umurwayi. Gatagara barabimbwira, umuganga wanjye arabimbwira. Ubwo abimbwiye mpamagara kuri kampani. Kuri kampani barambwira bati turi kubitunganya nta kibazo, bigira ikibazo bizagira twarabikemuye, turi gushaka ukuntu twishyura indi kontara. Ubwo ariko barambeshyaga. Uko bukeye umuganga akambwira ati nzagusezerera. Ntabahamagara ati tubirimo twishyuye, ati nuko batarabishyira muri system. Ya tariki irindi yigera. Igeze ndavuga ati tariki yageze barimo baransohora. Ati twishyuye nuko batarabishyira muri system ngo abo babibone, ariko twishyuye. Njya kuwushinzwe ibyo kwishyuza nyine n'amasiranse. We aravuga ati barakubeshya, ati iyo bishyuye twe duhita tubibona kuri asiranse bahita batwandikira. Ahita nahise mu ikarita nakoreshaga haba hariho nimero za asiranse, arabahamagara baramubwira bati reka da, barababeshya ntabwo bishyuye rwose, ntabwo batwishyuye. Yashyizeho parire arambwira ati reka ubyumve ko bakubeshya. Njye mbyiyumvira ati barababeshya ntabwo batwishyuye. Nanjye nahise mfata telefone ndabahamagara nkiri kumwe n'uwo muntu. Nanjye nshyiraho parire kugira ngo yumve ibyo bari kumbwira. N'ubundi bakomya gutsimbarara ngo twarishyuye. Ubwo baramubwira bati wowe mureke ejo bizarara bikemutse. Ati tugiye kohereza uyu mukozi ajye kureba uko bimeze. Ubwo barandeka ndara mu bitaro ariko sinavurwa uwo munsi kuko urumva byari byarangiye. Bukeye nkomeza kugenda mbahamagara. Nakubisemo ibyumweru 2 ntavurwa. Utavurwa? Ntavurwa, mba mu bitaro. Nshengana n'abasekirite, nshengana n'abaganga bansohora. Yego. Ati sohoka va mu bitaro, nimba batakwishyurira sohoka. Yego. Kandi nabamagara ngo baze banywe nabo bakanga. Ati
twarishyuye reka tubanze tubikurikirane ariko bambeshye yego ubwo ngubwo nyuma y'ibyo byumweru 2 nibwo nababwiye negereye mu Mansera ukoramo mutekereza ibyanjye arabahamagara arabwati uyu muntu ko agiye gupfira aha koko akajya mu rugo ubwo ngubwo kuko nanjye nabahamagaraga buri kanya barahamagara bambwira ati ngaho baburetse turaje mu kanya turaguhamagara bo bahise bafata amafaranga bisanzwe baragenda bahita bayishyura kuri konti bahise babwira Gatagara mutubari iminsi yarashigaje urumva mu minsi 60 hari hasigaye iminsi 47 ko nene bizo 13 bafata amafaranga wanya yishyurwa ya minsi baragenda bayishyura kuri konti urumva siyansi yo yararangiye bayishyura kuri konti bahita bashyira borudere ku modoka yaje kuri nyine umurwaza ajya kuyifata ahizanira Gatagara babona kongera kumvura ubwo nyuma ya minsi irangiye muganga aransezerera nkuko bisanzwe urataha aransezerera amparande vanyandikira ndeva ati dore uzagaruka iki n'iki ndaza randevu ariko nyuma nenda gutaha bahamagaye Gatagara barabwira ngo bankorere raporo medicale igaragaza aho ngereye mbega n'umwuka muganga araza arambwira ati rero bari abantu bawe umenye ko tinibanganye nk'ibi ari abantu bagiye kugusezerera tikaye ntabwo urakira ati ntacyo ndi bubihindureho ariko umenye ko bagiye kugusezerera ati kuko bansabye gukora raporo medicale yawe kandi iyo ngiyo yakwa nyuma arayikora nkoresha ibizami n'ubundi nta kintu na kimwe ndashobora kugeraho arayifunga ariko bamubuza kuyimpa bavuga ati ntuzayimuhe uzategereza umushoferi uzaza kumutwara bari uzayiha kuko ntibashaka ko nyikoraho ko ndavuga ese ndabigenza yagejeje no kuyisaba baravuga bati kada irishyurwa nimba uyishaka batubuje kuyiguha nimba uyishaka ishyura nawe tuyigwe kuko nta bushobozi nayo mfite bwo kuyigura yihorera uraza kubw'amahirwe nza kuvuga nti noneho nzataha kuwa gatanu twakonzi ko kuwa gatanu nyuma saa 7 badukora navuga nti nabo nzabamagara bohereza umushoferi atinze nge nta kindi nashakaga twari kugira ngo mbone ya raporo medicale babura umushoferi bayiha kandi bagiye gutaha abaze kuyiba ubwo n'ubundi ntayo bampaye kubw'amahirwe baza kwisigira mu Mansera wabahamagara yaramfashije cyane ndanamushimira yarakoze nibwo namwegereye nabonye ari uri muri ofisi wenyine ndagendanya ku idirishya ndamubwira mutekereza uko bimeze arangije ati nibansigiye ati abarayifashe bari bayifunze cyane rwose aravuga ati ngiye gukora amakosa tikwa kucyo ufite ikibazo ngiye kwemera nkora aya makosa arongera arifungura ahita yimfotorera vuba arayifotora arayinzanira byose abinshiriramo muri envelope afatana bya bindi arongera abishyira mu yindi arafunga neza yigana nuko byanditseho arayimpa indarayiguma bo kubwabo bazi ko ntayo mfite ubwo mba ndayibonye umushoferi barahageze barayimuha tuza bazi ko nge ntayo mfite sinzi ko kujyana n'ubu bazi ko nyifite nuko rero umushoferi yaragucyuye umushoferi araza aranyura ngeza mu rugo nukuvuga ngo ubwo igice cy'umugongo nicyo cyangiritse ariko nukuvuga ngo igice cyo hasi cyose ntago gikora kubera ko iyo umugongo ugeze ikibazo igice cyo hasi cyose gihita gihagarara kuko ubona n'amaboko hari igihe azamo ibinya yego hari igihe azamo ibinya ariko kubw'amahirwe nagize ntago byageze iyo biza kwegera hano ku ijosi n'amaboko aba yarahagaze gukora ariko kubera ko byahasatiriye nayo hari igihe hazamo ibinya yego ubwo banzana mu rugo ya randevu nayo narayiboherereje yaboneye ko nzasura kwa muganga yego ya tariki igeze mbahamagaye bati oya ntago tuzongera kukuvuza twebwe ubushobozi bwacu ntabwo bwarangiriye ahubwo
kuwa kangahe tuzohereza imodoka iza kugufata uze tugire ibyo tuvugana. Wohereje umushoferi aza kumfata tagenda kuri office rakimisagara arambwira ubwo twabonanaga n'ushinzwe abakozi araza arambwira ati rero twebwe ubushobozi bwacu ntabwo bwarangiriye ariko nk'umuntu wadukoreye twabanye turabona tutagusezera gutyo gusa. Azana urupapuro yararunyeretse banditse sinzi uko bari banditse n'iby'amategeko ntazi bati dore amafaranga tugomba kuguha 900. Ubwo 900 ndareba ndavuga nti se 900 ku muntu umeze utya nkikeneye kuvuzwa ko umuntu nkikeneye kuvuzwa 900 bizamadiki mfite umuryango ukeneye kuba. Ati none se ko twebwe turabona nta twakora ntabwo twagumya kuvuza umuntu utazakira rwose duterana amagambo kuki se bavuga ko utazakira. Nyine nanjye nibyo nababaje ndavuga ni se kuki muvuga ko ntazakira ko muganga yambwiye ko byibuze wenda nkeneye nk'ibihembwe 2 cyangwa 3 kujya byibuze mbashe gufata imbago. Muganga we yakwizezaga ko rwose pe n'ubu muhamagaye rwose nawe yakubwiye. Yego ni gute muvuga ko ntazakira rwose duterana amagambo babwira ni nubwo ntazakira ariko wenda byibuze nabasha no gufata izo mbago. Yego nkazigenderaho nuko batehoya ati twebwe tugendera ku mategeko ya bosi niho wabitegetse. Urupapuro ndababwira noneho rekanya nenge kubitekerezaho ariko mu by'ukuri nawe yari yabonye ko nabyanze. Yego nenge kubitekerezaho nzabasubiza. Ati genda ubitekereze vuba iminsi 2 ishira wadusubije. Yego ubwo ariko urwo rupapuro ararunyima yanze kuruma kuko ngenda ikitwa urupapuro cyose nabaga ngishaka kugira ngo byibuze kuko nta kontara yaranditse mfite nashaka kugira ngo mbone ikizere kizahamya ko nari umukozi wabo. Ubwo ararunyima ariko ndataha kuva ubwo bakajya baza kuntwara yabwiye ngo namaze hafi umwaka baza kuntwara ngo ngende twumvikane kugera ubwo bagera kuri 1.5 miliyoni. Yego ndabyanga ndababwira ni ku muntu utanyuma ndababwira ni rero ibintu ngewe mushobora kumenya 1.5 miliyoni mukaba mumpaye menshi cyangwa se mukaba mumpaye make nge ni mumfasha naho ikiza nge nabasabaga ko bamvuza ibyo bihembwe 2. Yego rwose nibyo nabasaba ariko kuko bazi ko nyine hahenze bakabyanga kugembwe kimwe buri gatagara gihagara 1,660,000. Yego ubwo barabyanga babonye ku bintu byose mbyanze bahise banyandikiriye urupapuro barambwira bati bageze nabo bamnyandikira ngo ni ntange nimero ya konti banshyiraho amafaranga. Nabyo ndabyanga narayibimye kuko bashakaga kujya bagende bashyira amafaranga ntazi hari mugenzi wanjye babikoze wacitse akaboko mbere yanjye. Nkuko bamwatse nimero ya konti bagenda bashyiraho amafaranga bashaka kugeza na no barasiragira kubera ayo mafaranga bamushyiriyeho. Ndayibima babonye ko byose byanze nibwo banyandikiye urupapuro barambwira bati noneho ariko ubwo hari icyo twarenzeho gato muri cyo sociale naho ntabwo nateganyije baranteganyirije ariko banteganyiriza naramaze gukora impanuka. Nageze muri cyo sociale barambwira bati ntacyo twakumarira umukoresha wawe yaguteganyirije waramaze gukora impanuka kandi ibyo bintu ntabwo bibaho. Mana yanjye Edouard ko numva wahuye n'ibibazo byinshi none se urugero rwanjye ni rurerure ngira ngo niyo tutakirirwa tujya muri ibyo byose ikigaragara no kukeneye kuvuzwa kandi abakoresha bawe kugeza uyu muntu utabarahaze ntabwo barahagaze nta kintu na kimwe bafasha n'imibereho nawe ubwawe urabibona. Ndabibona n'imibereho nyine nuko twariyakira. Ubu maze imyaka ingahe ukoze impanuka Edouard? Nakoze impanuka ku itariki 17 z'ukwa 9 2017. Imyaka 4 irarangiye. Imyaka 4 ubu ni ukuvuga ngo uheruka kwa muganga ryari? Meruka yo 2018 mu kwezi kwa 7 nibwo navuye ku itariki yanjye. Ni ukuvuga ngo umaze imyaka 3 utarajya kwa muganga. Ntago uzi ngo bimeze gute? Ntago nzi ngo bimeze biti.
ubu ni ukuribwa nyine nkaribwa narabimenyereye uburibwe narabimenyereye nuko kubera ko nta bundi bushobozi ubu nk'iyo ukeneye kujya hanze ubigenza gute? urebye ntabwo njya hanze. Ntabwo ujya hanze? Ntabwo njya hanze hari nk'uko kuko ubwo ntabwo byahagaze. Nakomeje kugenda nshaka abantu bamfasha bakampa abavoka bamfasha bakaza bakareba ikibazo mfite nabo bakagenda bikanga. Bwo muri iyo myaka 3 yambwiye ko maze gukoresha abavoka barenga 4. Yego. Bose bitagiye icyo bifite bagenda rwose sinatinya kubivuga, bagenda bamara kubonana nabo bagahita baryamisha ibiro kandi babonye ikibazo ko kimeze. Iki ni ikibazo kigaragara. Ariko bagenda babonana nabo bageze naho bantera ubwoba bo ushinzwe abakozi arambwira ngo twaye amafaranga urayanze, wakagiye wakayafasha ukagenda ugashingira n'umugore ku kabotike mukabasha kubaho. Ngo ubuse ngo nuturega ko wenda tuvuge mu rukiko tuzaguha miliyoni 3 mu rugero nazo mwavuka kazirira wajya kureba ugasanga usigaranya ari hasi yaya tubundi urarwana n'iki wayafasha kimwe nuko utazanadutsinda. Rwose yarabinyibwiriye gutya rwose. Mana yanjye ndumva uri mu ishuri ritoroshye. Uri mu ishuri ritoroshye. Urumva kuba mu nzu ntugeraho akazuba kari. Mwiriwe. Warakoraga ntago byoroshye. Ubuntu ubuzima n'ubu ngubu. N'uyu mudamu wawe nyere mikoro nawe tuvugane. Amakuru ni meza. Mana yanjye ufite umurwayi ntago byoroshye. Birakomeye cyane. Ese ukimara kubona umutwari wawe akoze impanuka none bakakubwira ko yagize ikibazo cy'umugongo, biragaragara ko kiri umudamu kiri mutoya, wabyakiriye gute? Nyine nabanjije kubanza guhangayika cyane nari ntarabimenyera, ariko Imana igihe nifasha bigenda biza. Nanjye si ukubera njye no kubera Imana. Yego. Kuko nanjye byarantunguye cyane kwishyura inzu tuyishyura 15,000. Agasaguka 10,000. Urabyumva 10 barakata no kuri konte, tubabonye kuri konte barakata. Ariko nyine urumva mbashe kwishyura inzu we n'ibindi n'Imana igenda ibikora kuko nanjye sinzi aho biva. Hari abavandimwe babona nk'ubuzima tuba tubayemo, uzaniye umuceri ubashije wenda kutuzanira ubwo bugari. Nuko Imana igenda ibikora. Ibihumbi wenda 8 ndumva ari nk'ibihumbi 8 bisigara. N'ibihumbi 8 kugira ngo muryemo mwamba buri kimwe cyose ni make cyane. Ariko wiyemeje kurwaza umutware wawe. Ese ntago wagize abantu baguca intege bakubwira ati subwo kureba ukiri muto umugabo akacitse umugongo ibikiro nuzabasha ubuzima none uzabyihanganira nawe kumva wacika intege? Harimo abantu benshi bagiye babinganiriza, hari n'abamama bambwiraga ati subundi yazagiye iwabo ati wowe ukishakira ubundi buzima, ariko kuri njye sinabishobora. Niki cyaguteraga imbaraga zo kumva utamusiga? Ko icyaniraga imbaraga nanjye sinamenya n'Imana kubera ko nanjye sinabyishoboza, kuko muri njye nuba byarabaye nkaho byanabaye ikinya muri njye. Ayiwe. Nk'iyo umusize gutya wagiye uzi ko ari buze kurya ari wowe, iyo uri ku kazi uba wumva utekereza gute? Nk'iyo ndi ku kazi urabyumva nko ku manywa ntibajya barya. Ku manywa barabwirirwa? Bajya nijoro gusa nje. We ni ukuvuga ngo we n'umwana birirwa gutyo? Nk'ubwo wenda nagize umwana nkateka wenda bigasigara nibyo umwana asigara ahugiyeho, papa we akabwirirwa. Urumva nawe aho uri ku kazi ntabwo uba utuje? Urabyumva nyine ndi ku kazi nanjye nyine ntabwo mba ntuje, nyine mba ndi nyenyine ndi kwitekerezaho. Uri kwitekerezaho? Ihangane ni ukuri. Ubuse nibura wumva nk'ikintu utekereza cyangwa nk'ikintu ushobora kubwira abantu bazadukurikirana iki kiganiro, byanze bikunze ni benshi bazagikurikirana, nk'icyifuzo wumva ufite n'iki ushobora kubwira abantu? Nk'icyifuzo mfite nk'ubu ndagira inama bagenzi banjye, hari bagenzi banjye b'abadamu bajya babasha guhura n'ibigeragezo nk'ibi bagacika imbaraga zo kuba bakihanganira ikigeragezo nk'iki. Njye mbasha kugira inama nk'umudamu wahura n'ikigeragezo nk'iki ko yabasha gushikamo akabasha kwiyakira muri we, sibye ko nyine kuri we atabishobora, sibye Imana yabimufashamo. Kuko nanjye sinavuga ko nabishoboye ku bwanjye, ni Imana yabimfashijemo. Kuko najyaga mpora n'abagabo benshi babacanye intege bakanca imbaraga bashaka
kunshukisha nk'amafaranga ariko ku bwanjye sinyafate kandi ariko ntayafite umugabo atagishoboye bakambye ngo ntagishoboye ese ubu ngubu uzatahira abana banaba uracyari mutonya ariko narabishoboye kubera Imana. Nkonge cyo nagira inama abadamu bagenzi banjye nuko niyo bahura hagira nk'umutwaro wahura n'ikigeragezo babasha kubyihanganira. Nk'ubu urabona nkora amafaranga make cyane ariko nkabasha kwihangana. Mu kwihangana Imana hari niho igenda duheramo umugisha kuko sinakabaye ngeje amagingo nkibana nawe imyaka ine ni myinshi nkuko nakavuze ati ndanagiye nkuko nkakora n'akazi gatandukanye nkanaba no muri ghetto ariko mbasha kwihanganira ubuzima ndimo. Yego komeza wihangane. None se nibura ni iki cyifuzo ufite? Urumva arimo gutanga inama mu bandi badamu bagenzi bawe bashobora no kuba bahura n'ibigeragezo. Ese ni ikihe cyifuzo ufite ushobora kubwira abantu bazakurikira iki kiganiro cyacu kugira ngo nibura hari ibyo numva wababwira? Cyifuzo mfite muri nge bonye nk'ubushobozi wenda nkagira ikintu nkora kigaragara cyangwa nkagira wenda nk'umutwaro wanjye akifuza wenda nkareba ko aho byava akagira aho bigera wenda nawe akaba yagira icyo agera wenda niyo yakicara ku muhanda akareba nk'ikintu ukora wenda agacuruza iyo mitiyu nabyo byadufasha nanjye mfite icyo nkora byaba ari inkunga ikomeye cyane. Yego ni ukuri pe bantu mukurikira iki kiganiro murumva icyifuzo cy'uyu mudamu bati base n'Imana mfasha umutware wanjye akabasha kubona nako kagare niyo yabasha kwicara ku muhanda niyo miti yayicuruza n'ibyifuzo ufite ndetse nawe ukaba wabasha kubona ikindi kintu ukora nibura kirengejeho amafaranga ubona ku kwezi kugira ngo yiyungureho. Yego urakoze cyane. None se umwana wawe ariga? Umwana wanjye ni umuvandimwe mudutwariye mu ntara kuko afite mama we n'umukecuru ntiyabasha kumwitaho. Hari umuntu ati se mwambaye mumpaye nkamubafatiye nkazaya mwishyurira turavuga ati n'undi kumwicarana umwana akicara ikigaratiga wenda akaba yaba n'ikirara byaba bibi cyane. Turavuga ati nta kibazo umuhungu rwose amufashe neza ajya rimwe na rimwe amwohereza akamuzana akadusura nta kibazo. Yabaye agiye mu ntara wenda n'uyu dusigaranye wenda Imana hari ikizakora wenda n'uriya ntitwari tuzi ko bizagenda kuriya. Kwikuraho umwana ntabwo ari ikintu cyoroshye ukamuhara ukamuha abandi waramubyaye yakuvunye ariko twabanye ari byo nyine byadufashije. Yego utubona kumuheza kubona umwana yicaye atiga ni ikintu gikomeye cyane. Yego n'uriya nyine murabona ntibyoroshye kandi n'umwe nabyo byaratunaniye. Yego murakoze cyane. Edouard komera kandi ube intwari icyo nzi cyo haracyari ibyiringiro mu ijuru hari Imana. Niyo mpamvu ubona uyu munsi ukiriho hari abandi benshi bakoze impanuka nk'iyo wakoze ariko bakaba batakiriho. Haracyari ibyiringiro ko uzakira kandi uzakira nawe ndakeka ko Imana igufiteho umugambi mwiza. Nzakira nanjye ndabicyizere ndagifite. Nawe icyizere uragifite. Ko nza gukurikiranwa nta nubwo mba ariko uyu mwanya nta jambo wabwira umudamu wawe? Umudamu wanjye ni intwari cyane kandi ndamukunda cyane. Ndamukunda cyane. Ni intwari kuko yaciwe intege. Kamubwira wa mubyeyi we. Umudamu yaciwe intege n'abantu benshi. Naho nari ndi kwa muganga hari igihe yampamagara agatiro nakagurya kandi noneho za nshuti zanjye twabonaga ntarakora impanuka nizo zamugezeho mbere zimuca intege ibi n'ibi ariko yabaye intwari. Yego yabaye intwari pe ndamushimira. Imana ijye imuha umugisha kuko ubu ni we byose kuri njye. Yego nta muryango urebye ahanini nta muryango ugira mfite ni mama n'umukecuru nawe nishoboye. Yego ubu ni we byose kuri njye kuko none se ubu buzima ndimo ninde wanyitaho? Yabashije kuba intwari. Yego yaciwe intege n'abagore bagenzi be benshi. Yacibwa intege n'abagabo ariko arashikama. Yego umva ni ubutwari bukomeye kuko ngenge kuriya kuko urabona nagiye Gatagara nsanga abantu benshi bameze nkanjye. Aho turi aho nko mu tugare twaganira umwe ati ngiye umugore yahisana yaragiye undi ati ngewe ntuzi ibyo byabaye ati ubu sinzi nataha aho nzajya. Yego nta muntu nzajya nansanga sibyo.
bakabata, barabata benshi no mu bitaro babatamo. Yego. Ariko sheri wawe muracyari kumwe, turacyari kumwe kandi tuzana mugumane iminsi yo kubaho ndayifite myinshi ntago, kuko Imana yatumye ntapfa cya kintu kitamitana. Nuko hari icyo nshakaho. Amen. Kandi nzi neza ko umunsi uzagera igakora ibitangaza. Amen. Edouard, nukuri pe Imana yo mu ijuru nishimwe kandi ikomeze yite ku muryango wawe, nukuri giba mu ruhande rwanyu. Hari icyifuzo ufite ngira ngo nawe ubwawe urasenga ku giti cyawe, ariko hari n'ukuntu umuntu abwira abantu ati nyamuneka mu nsengere, nyamuneka. Ese hari icyifuzo nawe ushobora kubwira abantu bazakurikira ikiganiro cyacu? Nubwo uyu munsi urimo gushima Imana ko utapfuye, ariko hari ibindi byifuzo ufite ko Imana yakugirira neza. Ese ibyo byifuzo ufite ni ibihe, kugira ngo nibura n'abandi bazabyumva bazabikurikira? Icyifuzo mfite cya mbere icyama akagare, kuko ubu umbona hano ukagusohoka muri guma mu rugo nibwo heruka gusohoka hanze. Yesu, nibwo heruka kubona kujya hanze kuzuba, kujya hanze nibwo heruka hanze. Ihangane Edouard, ihangane, haracyari ibyiringiro. Hari abandi benshi bazakurikira iki kiganiro cyacu kandi bafite impuhwe. Ndabizi yuko uzongera ugasohoka hanze ukajya kuzuba. Ihangane, ntabwo Imana yacu yananiwe gukora. Imana yacu iracyashoboye, sibyo? Ngaho komera, ihangane. Ntago byoroshye. Urumva umuntu kuba ati mperuka hanze muri guma mu rugo y'umwaka ushize, cyangwa umwaka urarangiye, urumva arifuza kugera hanze ku kazuba, ntago abishoboye. Ariko hejuru hari Imana, bizongera bibeho. Ihangane gatoya, wongera ufate mikoro kugira ngo ukomeze. Ihangane Edouard, humura. Ihangane. Ihangane, komera madame. Mwihangane mukomere. Nukuri turihanganye, twaranihanganye, Imana ibidufashamo. Nukuri komeza uba intwari, komeza ugerageze, komeza uhatane. Hatsinda uwarwanya. Ntabwo umuntu yitwa intwari burya atabikoreye, umuntu aba intwari kuko yabikoreye. Nawe uzabe mu badamu b'intwari bihanganye, kandi uzagira abazaguhamiriza yuko nawe wabashije gutwaza, ndetse gutwaza ukarwaza umutware wawe mu bihe bitari byoroshye, ariko Imana ikabana nawe. Sibyo? Yego. Murakoze. Edouard, umeze neza. Kubyakira biba bigoye. Aho kari agaciye. Kubyakira biba bigoye wa mubyeyi we. Biba bigoye ndakumva. Biba bigoye. Ariko ihangane. Sibyo? Hari impamvu utapfuye, hari impamvu buriya natwe twaje kugusura, hari n'abandi benshi bazagusura. Ndabizi neza ntabwo biri bugarukire kuri twebwe, hari n'abandi bazaza. Sibyo Edouard? Yego. Ihangane. Waruvuze uti mbonye nk'akagare, se mbonye ubundi. Akagare kamfashe ibintu byinshi. Yego. Kuko buriya urabona wenda amaboko yanjye agerageza kugira imbaraga. Mfite akagare umuntu abikwinginga n'abantu bakanereka hariya, nkajya nkitwara. Yego. Nkitwara kuko Gatagara naribagamo nzi kuritwara. Nubwo mu bwango merukanze muri guma mu rugo, ntukwari uguterura bagashyira nko ku kamatora hariya kugira ngo. Yego. Urumva ni ibintu bigoye. Ikimibereho cyo n'urundi rwego nawe urabibona. Byane ibibazo. Yego. Ariko twarabimenyereye. Hanyuma ikijyanye no kujya kwa muganga, ko nta kintu urimo kukivugaho. Kwa muganga ubushobozi bubonetse wajya kwa muganga. Guhamagara muganga nkamubwira ko kuko biriya bitaro birahenze, noneho hari ukuntu, ariko hari ukuntu nkanjye wahabaye naramenyereye.
aho kugira ngo bimpendukire nabyo nabitekereje kugira bimpendukire ushobora no kugenda nkashaka inzu hanze y'ikigo hafi y'ibitaro yego kwa barafu y'amake nk'inzu y'ibihumbi 30 kuko nyine urumva hegereye ibitaro y'ibihumbi 30 kuko mu kigo shambure umunsi umwe yishyurwa amafaranga 15 urumva waba hafi ni amafaranga menshi 16 ku munsi umwe iminsi 90 nzamba nzamarayo nakubaye amafaranga. Ese Dua urambwenga amaboko uko biri asa nafite ugira imbago? Oya ntazo n'imbago ntazo ugira urumva bampagarikiye nta kintu na kimwe kuko icyo nuko ngo nizi imbago ndende zo gushinga hasi zo kuba nawe ntazo ugira ntazo urumva navuye kwa muganga ariyo etape nari ngezeho muganga yaratangiye kuntereni yego kugira ngo ntangiye kuzigenderamo yego aravuga ati tuzakomereza aho utanugaruka yego rero naraje bahita babifunga byose. Dua urakoze cyane ndumva ntakomeje kwirwa ngira byinshi tuvugaho no kuri pe biragaragara ndumva ibyo wambwiye nanjye byankoze ku mutima ndakeka hari n'abandi benshi bizakora ku mutima nukuri nagira ngo ngushimire. Yego nuko namwe murakoze ushimire ko warafashe umwanya wawe yego kampamagara oya n'Imana yabikoze n'Imana yaduhuje kwemera ko yaduhuje kuko nimba ntabwo twari tuziranye urabizabona ko nimero zawe yego bese ibi byose ngewe byose mbyita ko ari Imana yego ni Imana ariko ifite umugambi mwiza yego nukuri murakoze cyane ndabashimiye wowe na madamu wawe kandi nimukomeze mu bintwari nimukomeze mugerageze nukuri mu ijuru hari Imana itubereye maso ntago yananiwe gukora niyo mpamvu kibarinze uyu munsi kandi ndakeka ntashidikanya ko hari igihe n'undi tuzahagarana dushima Imana ko hari Imana yakoze. Rero nyamuneka abantu mukurikira Hirwa TV Rwanda ndabizi neza ko muri abantu beza muri abantu mugira byinshi cyane mukora ndabizi hari ubufasha bwinshi mujya mukora hari n'abadakurikira Hirwa TV ariko mukora ku bindi bitangazamakuru bitandukanye ndabizi hari abantu benshi cyane bajya babona ubufasha bwanyu mwafashije barivuza barakira uyu munsi nukuri Imana ibaho umugisha muntu wese ukora ku mufuka we witanga akagira ubwitange kugira ngo agire abafasha Imana imuhereza umugisha. Rero n'uyu munsi umuryango wa Edouard uriho mu buzima butoroshye umva ko kurya ni ibibazo madamu niwe ukora byose mwabyiyumviye ndetse Edouard afite icyifuzo cyo kugira ngo abe yajya kwa muganga bamuhagarikiye atarabasha kujya kurangiza ibyo muganga ari yamutegetse nta kagara afite mwabyumvise akeneye kujya hanze kuzuba buri kintu cyose akeneye imbaraga zanyu akeneye Imana ko yamufasha ariko nawe hari ubufasha bwawe watanga hari imbaraga zawe washyiraho kugira ngo Edouard abashe kugera kwa muganga kugira ngo Edouard yongere nawe kuba yajya hanze akicara ku kazuba. Nukuri rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha kandi bagirire neza kandi nize neza ntashidikanya ko uyu muryango Imana izawutabara Imana izawurengera ko Edouard azajya kwa muganga ko Edouard azicara kuzuba ko Edouard azongera akaba umugabo ukorera urugo rwiwe ndetse n'umudamu bakongera bakishimana. Rero nukuri nabashimiraga aho muri hose namwe ndabashimira Edouard n'umuryango wawe natwe turabashimiye Imana ibaho umugisha. Rero murakoze cyane uyu munsi nibwo twari twabasuye ariko ntago birangiriye ahangaha tuzagaruka. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha naho utaha murakoze cyane. Yego namwe murakoze.